ishyamba rya Gishwati ntuzifuza guta hakubera ukuntu riteye ubwuzu Rutsiro rudatsemburwa ku rugamba rw'imihigo. Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Aka karere kagizwe n'imirenge 13, utugari 62, imidugudu 183, abaturage 3,335, 526. Mu mirenge 13 igize aka karere ka Rutsiro igabanyijwemo ibice bibiri, harimo igice kigizwe n'imisozi miremire, hakaba n'ikindi gice cyo mu nkombe z'ikiyaga cya Kivu harangwa n'ibirwa byiza cyane bibereye ijisho. Si ibyo gusa kandi aka karere ka Rutsiro gafite ibyiza nyaburanga bibereye ijisho, harimo parike ya Mukura ikurura ba mukerarugendo, bityo amadovize agasigara mu rw'imisozi igihumbi. Si ibyo gusa kandi kuko hari na parike nziza ya Gishwati iteye ubwuzu ku buryo ba mukerarugendo bagana iyi parike basanganizwa n'inyamaswa nziza zibereye ijisho ndetse n'akayaga keza. Si ba mukerarugendo gusa kandi babona ibyiza biba muri iyi parike zombi, kuko n'abaturage batuye izi parike, iya Gishwati ndetse n'iya Mukura, ndetse bakanishimira ko uretse kuba zibinjiriza amadovize nabo babasha kubona akazi bagatunga imiryango yabo.
umukozi w'akarere Nizeyimana Aime Adrien ushinzwe ibidukikije mu karere ka Rutsiro aratangira atubwira icyo ubuyobozi bw'aka karere buteganyiriza izi parike zombi Mukura na Gishwati kugira ngo zirusheho gukomeza kugera ku rwego rwiza rukurura ba mukerarugendo ndetse n'icyo bateganyiriza abaturage baturiye izi parike Mukura na Gishwati.